icyifuzo cyanjye nuko mwavuganira abamotari ku bijyanye n'akarengane dukorerwa n'amakoperative yacu. Nk'ubu twatanze imisanzu n'imigabane, ibyo ntituzi irengero ryabyo. Rwose bayobozi mwatuvuganira mukamenya irengero ry'iyo migabane yacu aho ijya, mwarangiza mukatubariza abayobozi bacu imisanzu dutanga aho irengera, kuko iyo urebye usanga motari ntacyo bimumariye nubwo atanga ayo mafaranga, kuko uba usanga motari niyo ahuye n'ikibazo yirwanaho kandi yitwa ngo afite koperative abarizwamo, ahubwo niyo akoze nk'impanuka ajya mu bitaro akivuza aho akiriye, yagaruka mu kazi ugasanga wenda niba hari icyangombwa akeneye kuri koperative barakimwimye ngo hari imisanzu atatanze, kandi yari amaze igihe mu bitaro adakora, ahubwo ugasanga aho kugira bamufashe ahubwo baramubaza andi mafaranga, ugasanga nta serivisi bamuha adatanze ayo mafaranga. Ikindi cya kabiri mvuga ni ibijyanye n'amafaranga twigeze gutanga ya twigire motari. Ayo mafaranga sinzi irengero ryayo kandi narayatanze, ariko yarahagaze barabihagaritse. Ayo mafaranga ntituzi aho yagiye, baba batubwira ngo arahari ariko ntibayaha ba nyirabyo. Rwose mutubarize amafaranga dutanga ahantu ajya. Murakoze. Abamotari turarengana cyane, twararenganye ku buryo bukomeye, ariko cyane cyane amakoperative yacu niyo aturenganya. Abaperezida b'amakoperative baraturenganya, abasekirite bakaturenganya. Mbega motari nta ruvugira gifite, ntarwo motari usanga ahantu hose ari ingegera, bitewe n'abayobozi bacu batuyobora nabi. Icya mbere, hari nk'amafaranga twigeze gutanga yatwigire motari. Buri motari wese yatanga amafaranga 500 buri cyumweru. Ukugira abamotari baba mu mujyi wa Kigali amafaranga ari menshi, kuko wasanga ku mwaka motari atanga 24,000. Ayo mafaranga nta tuzi ahantu yagiye, kandi twatangaga bavuga yuko azubaka akagura amamoto bakayaha abamotari. Byahereye aho ngaho. Icya kabiri, hagiye kuza iyo ugiye kumva ngo haje gahunda yo gutera amarangi moto. Buri mwaka dutera moto amarangi, kandi duteye moto irangi dutanga amafaranga 3,000. Warabona rwose narangiye bagutereye kuri moto ntaho urihure n'amafaranga watanze, nako ni akarengane. Ikindi, imisanzu dutanga duheruka tuyitanga, ntabwo tuzi ahantu ijya. Imigabane dutanga duheruka dutanga imigabane, ntabwo tuzi ahantu iyo migabane ijya. Rwose dukorera ubuvugizi kandi mwamugize neza. Murakoze. Mbanje kubashimira. Iby'akarengane k'abamotari koko birahari, nanjye ndi mu bamotari bajya barengana, bakinarenganwa n'ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga dutanga muri koperative y'imisanzu. Iyo misanzu ntuyitanga uzayigabirira. Hari ay'umugabane shingiro, uwo mugabane shingiro iyo uvuyemo ntiwuhabwa. Ariko icyo nshaka kuvuga, ngerageza nakora impanuka mara amezi 6. Amezi 6 ashize ngarutse mu kazi, koperative nta kintu yari yarafashe na kimwe, ahubwo banyatse imisanzu ihwanye n'ayo mezi ntakoze. Mbasobanurira buryo ki nari ndwaye ntibabyumva. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aya majire twambara ahindurwa buri gihe uko babishatse, bakatubwira ngo amajine yateye iyatanga, turabizi neza, ariko basa nk'aho barimo kuyatugurisha. Icyo nacyo ni ikibazo duhura nacyo. Ikindi kibazo tugira cya buri munsi ikijyanye n'amabaji duhabwa. Amabaji buri munsi abasa uhenda bahindura, utanga amafaranga bahindura, utanga amafaranga, kandi iyo baji ni njye uriho, ifoto niyanjye, imyaka niyanjye. Muzatubarize rwose aho ayo mafaranga abajya. Rwose turarengana pe, turarengana, akarengane ko karahari. Murakoze rwose. Umenya bajya mu Kinyarwanda baravuga ngo wavuga ay'inzuki ubukene bwa leta. Akarengane tugirira mu kimotari ni kanini cyane, ndetse nta nubwo wabasha kukarondora uyu mwanya. Wenda nakubwira aho muri make. Njye ninjiye mu kimotari mu mwaka w'2010. Kuva ninjira natanze amafaranga. Ayo mafaranga nta na hamwe yigeze yandikwa ngo mpabwe resi. Amafaranga bayandikaga mu bitabo. Nabaza resi aho hakava ikibazo ngirana n'abayobozi. Ikindi, nyuma yaho haza andi mafaranga bagenda bitirira amazina atandukanye, ay'inyubako,
hakaza andi ngo ni umusanzu. Uwo musanzu turabyemera kubera ko mu makoperative gutanga umusanzu ni ngombwa, ariko umusanzu bakerekana ikintu wakoze, ibyo ntabyo twigeze tubona. Uru wabibaza ukagirana ikibazo n'abamotari, hari byinshi tugenda duhura nabyo tutabasha kubona. Yewe nibyo naho hereho mvuga ngo uwavuga inzuki ntabwo ubuki bwariye. Tugiye uyu munsi habayeho ibyo twatanze byitwa imisanzu ya twigire, ngo bazazana amamoto tuyafate ku giciro cyo hasi. Habayeho ibyo turimo gutanga uyu munsi, ni byinshi utabasha kurondora, ariko ikiriho yaba twajyaga dukurikiranirwa wanabibaza ugahabwa ibisobanuro byimbitse nk'imisanzu, bakakwereka imisanzu yakoze, icyo yakoreshejwe, ariko ibyo ntibabidukorera, ahubwo iyo bubibajije ugirana ikibazo n'abayobozi. Ni byinshi twavuga rero muri make, keretse muduhaye umwanya urambuye, ubu murabona ko bitoroshye. Murakoze.